iyo wumvishe Mutesi wumva Feredina ni umugabo wa Mutesi. yego. Sandrine ni umugore waje aje gusenya urugo rwa Feredina na Mutesi. Ucyumva ko Sandrine yaje gusenya urugo rwa Feredina na Mutesi kandi nawe ngo umwe mu bantu batashye ubukwe amakuru ndayafite wari biciye mu b'imbere. Yego. Amena y'iki kuzima. Ndafashijwe. Ufashijwe nawe. Nubwo butumwa bwiza. Nkuko bwanditswe na Feredina. Ugasohorwa n'umukozi w'Imana ahore. Amina. Amina. Amena bisobanura ngo bibuko. Urumva ashoje yifuriza pasiteri we wamujyanye mu busambanyi kandi ari we wamwigishije gukizwa akaruhuka agasanga umwami Yesu. Amen. Amen. Reka nibaza ahangaha. Ibi ngibi Feredina abwiye Sandrine. Yaba ari uko yagize gutya agashakana na pasiteri ndakizi. None se ko Sandrine yagiye mu kwigisha abamama akajya ababwira ibyo afite n'ibyo adafite, ubwo yamwandikiye kugira ngo azamwakurikire hamwereke yuko ibyo ari kuvuga byiyongereye. Umwe yitwa Sandrine mushiti wawe. Nyiranshuti Sandrine. Yego. Message kake ntukine. Ariko we ndeba abahanuzi bari gusoza ibyahanuwe. Ni nkanda abonye asoje ibyahanuye. Mu minsi y'imperuka ngo abagore barindwi bazikubira umugabo umwe. Abantu bonye kubikubanyije ku mugabo umwe. Emera wanjye ntazafatanya n'undi muntu. Ikomereze none kapiteni njya kuno message igira ngo ni message ndende ariko cyari igitabo ye. Reka twibarire imbazi muze karuka mbere ko tuma iyi message. Iyo bavuze Feredina Mutesi ndetse bakavugana Sandrine Nyiranshuti wumva iki? Feredina ni umugabo wa Mutesi. Sandrine ni umuntu waje aje gusenya urugo rw'abandi. Iyo wumvishe Mutesi wumva Feredina ni umugabo wa Mutesi. Yego. Sandrine ni umugore waje aje gusenya urugo rwa Feredina na Mutesi. Ucyumva ko Sandrine yaje gusenya urugo rwa Feredina na Mutesi kandi nawe ngo umwe mu bantu batashye ubukwe amakuru ndayafite wari biciye mu b'imbere. Yego. Watashye ubukwe. Ubukwe ahambere bwaje vuga ko butari bube, abandi babugera iminsi, abandi urugo barugera iminsi, barugera amezi. Uyu munsi ubu rukomeje kurenga muri ayo mezi bagiye barugera. Nibaze kano kantu yaba ari impamvu yatumye abantu benshi batega iminsi urugo rwa Pastor Mutesi ndetse na Feredina. Impamvu bagiye barutega iminsi ni bya bindi nahereyeho mvuga ngo abantu bari ku musozi w'ikigeragezo wo kubwirwa ngo ibi ntibizabaho bihangane bumve ko bishoboka ko byabaho. Niki cyo kigeragezo Mutesi yahuye nacyo, bakajya bamubarira inshuro yashatse, bakamubaririza asigaje gushaka, bakamwumvisha ukuntu kuba ibya mbere byarapfuye nta n'ibindi azabona. Kandi Imana yacu ntabwo ireba nk'abantu. Buriya Imana iyo igiye gutabara ntabwo itabara iciye kuri hori. Imana igiye kuntabara ikabanza kukubaza ndahamya neza ko utabyemera, kuko ushobora kungirira ishyari ugahita uvuga ngo arabanje agiye kundengaho, ugahita uvuga ngo yamaye uriya n'umunyabyaha w'imutabara, ariko itabara nkayo yonyine. Ndi mwene kabanza sinzakugirira ishyari ngaho ndamuro. Ni urugero nari ngutanzeho. Ntukagira untanga ujye rwitanga. Impamvu nari mbikubwiye Mutesi nta kosa na rimwe yakoze. Mutesi yatabawe nk'uko nawe ufite ibyo wifuza gutabarwaho, nk'uko nanjye mfite ibyo nifuza gutabarwaho. Ababimubwiraga rero bamutega iminsi ni ababona ko baba batinze gutabarwa. Kandi ntabwo ibisubizo by'abantu bizira rimwe, kandi ndongeye mbivugiye ahangaha urugo rwa Mutesi ruzanakomera. Ruzakomera kuko buriya umwana wanzwe niwe ukura. Ndahanuye urugo rwa Mutesi ruzakomera, umwana wanzwe niwe ukura, nta byaha yakoze birenze iby'abandi bakora. Yego. Kandi nta birenze pe. Nta birenze. Iyo ubonye ibihora biba kuri Mutesi ndetse na Feredina, wowe ubwawe ubyakira gute nk'umwe mu bantu babaye muri ubu bukwe igihe kirekire kandi ukaba muri uru rugo ndetse ukanaba hafi
kugeza aho uyu munsi bubatse. Ibintu bya Mutesi rero ndakomeza mvuge ko nta kirenze kibirimo, kuko impamvu ibintu bya Mutesi nta kirenze kibirimo, nta muntu waturutse hanze ngo aze avuge Mutesi nabi. Mutesi yavuzwe nabi n'abo bari bahuje akazi, babonaga ko abarenzeho, bari bakeneye kumucururizaho, nabo nta bugome bari bamufitiye n'ibirayi, bakoreshaga izina rye kugira ngo bibonere ibirayi, nta bundi bugome bari bamufitiye. Yego, hari abantu bagiye bavuga Pastor Mutesi akarakara ndetse akabifata nk'aho abantu bamwe bamwanga. Ni iki wamubwira ku byagiye bimuvugaho ndetse n'uruvugo yagiye ahura narwo igihe kirekire, ndetse akaza kugera n'aho avugwa akumva ko abantu bose bamwanga? Ikintu nabwira Pastor Mutesi, namubwira ngo nakomera ashikame, kuko ni umugore w'intwari cyane. Iyo ataza kuba intwari ntabwo mwari kubona icyo mukora. Hakuze umuntu wagaburiye abanyamuhanda bose. Njye nageze aho nkajya nibaza, uyu muntu buri wese akeneye gucururizaho, ubundi Mutesi yari yarabaye imana y'abanyamuhanda, ahubwo ubu ndi kwibaza mugiye kubaho mute? Kuki wumva ko abantu babura ukuntu babaho bitewe n'uko Mutesi cyangwa se ibyo ngibyo uri kuvuga byagirwa ku bantu bacuruza ibiganiro bye? Oya, ni ibiganiro bye, ntabwo ari amagambo. Numvaga ari amagambo, kuko mwahoraga, nta munsi n'umwe nigeze numva mukora inkuru nziza kuri Pastor Mutesi. Mwaravugaga inda zivuyemo, mwarangiza mukavuga ngo baramubenze, ubukwe burapfuye, arapfuye, Imana izamuha ubugingo, ni ukuri nyuranye n'ibyo mwamwifurije. Nukuri ko Imana ndamukunda, kuko ni umugore w'intwari. Ukora Mutesi yavuzwe, hari uwo bavuga akajya kwa Makuza, yajya kwa Makuza. Ucyumva ko ari umuntu bavuga akajya kwa Makuza nyuma y'uruvugo rwa Pastor Mutesi? Ntabwo imitima y'abantu ihura, usibye ko ari Imana irema uko umuntu azabaho, kandi ari Imana ituremera igikundiro. Amagambo Mutesi yavuzwe nta n'umuntu wakabaye anakimuha amazi, ariko Imana yacu yo kabyara nakubwiye ntireba nk'uko tureba. Bigo nyine hari inshuti zimwe zikuvaho kuko bumvishe ngo wavuzwe, hari n'izindi zidukomeza. N'izindi zidukomeza mu byago no mu makuba tukagendana nazo. Akubura ngo mu byago ngo n'amakuba ngo n'ibigeragezo ngo niho umuntu abona Uwiteka nyawe. Uzi buriya n'amasengesho Mutesi buriya atasengaga nibwo yayasenze. Ariko uzi iyo ubona noneho ufite ikigeragezo nka kiriya mwari mwamushyizeho, bande niba wasengaga kabiri usenga gatatu. Ukizemo ni bande bari bakimushyizeho? Mvuze aba YouTubers bose bari bakimushyizeho buriya. Bari bakimushyizeho. Ariko mbwira, hari icyumweru cyashiraga mutamushatseho content? Ko nawe uri umu-YouTuber se bari wabikoze? Nge ndi mushya muri iyi mihanda, ariko njya numva ntazanacuruza ku muntu ngewe. Ubu mvuze uzacuruza ku muntu? Shanka harabika umuntu ngo nkunde ncuruze, muzahanyereke. Reka nzamukire hano kuri iyi message ya Feredina. Gusa biri ukuri nzabivuga. Izamuka. Reka nzamuke kuri kano ka message ubutumwa Feredina yageneye umukunzi we wahashize Sandrine Nyiranshuti. Aramubwira ngo umva nkubwire wa mugore we, ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongere kunyandikira ibyo wankoreye, urabizi unyandagaza umbeshyera kugeza ubwo ubeshya ko ngira indi nimero mvuganiraho nawe. Umve inyuma, narakijijwe, narashatse, ndi umuntu mushya, sinkeneye kongera gusubira mu byaha nk'ibyo twarimo. Imana yanyubakiye urugo rwiza nk'uko wari umpanuriye, impa umugore mwiza kuri njye, ntifuza kubabaza rwose. Mvaho kandi umveho, nta deni ngufitiye, sinigeze mbana nawe nk'uko ubeshya isi. Ikindi umfashirize umugore hasi mu byo uvuga byose. Ni ubwa mbere nabonye aho umuntu yihana ibyaha agakizwa, maze Pastor Sandrine agasigara arizwa nuko nihannye ngo ningaruke dusambane. Shwi uramenye, Imana ikundinde kandi ikumpere agakiza kuko urarushye.
ariko niwihana uzaruhuka. Nanjye nararuhutse. Nongere nkwiyame stop rwose. Ntukansebereze kuri YouTube ngo nurangiza uce mu gikari kuza kundeshya. Utsindwe mu izina rya Yesu. Ureka nanakuboroke niwongera kunyandikira ukoresheje indi nimero, nzakurega icyaha cyo kumbuza amahwemo hoshi. Amen. Egide. Amen. Amena y'iki uzima. Ndafashijwe. Ufashijwe nani? Nubwo butumwa bwiza. Nk'uko bwanditswe na Feredina. Ugasohorwa n'umukozi w'Imana ahori. Amen. Amen. Amen abisobanura ngo bibuko. Urumva ashoje yifuriza pasiteri we wamujyanye mu busambanyi kandi ari we wamwigishije gukizwa akaruhuka agasanga umwami Yesu. Amen. Amen. Reka nibaza ahangaha. Ibi ngibi Feredina abwiye Sandrine. Yaba ari uko yagize gutya agashakana na Pastor Mutesi cyangwa harimo no kugira ngo akatire Sandrine burundu, kuko Sandrine we ajya akunda kwivugira ngo uyu mugabo nubwo yagiye azagaruka. Ibintu Feredina rero avuze ndahamanya nawe 100%, kuko na Bibiliya iratubwira ngo ibya kera ntibiba bikibukwa kandi dore byose bibaye bishya. Amen rero. Kuko impamvu urumva Feredina aremera ibyaha byose yaciyemo kandi ntiyari intungane, kuko n'intungane bwira icumuye 7 kandi n'Imana twabonye ko itanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha. Ahubwo ikigorana ni ukureka icyaha tukongera tugasanga umwami Yesu. Amen rero ku bwa Feredina ko yahindutse, yabonye ko yakoze icyaha akaba yemeye ko yifitiye umugore we mwiza akunda kandi akaba adashaka gusubira mu bya kera ntibikina nibuko. Akaba arimo arifuriza pastor wamuhanuriye urugo nawe izarumuhe urugo. Nese ubwo warenzaho icyo uretse kuvuga ngo amen. Sandrine amaze iminsi tubona akora ibiganiro yerekana uko ateye neza nuko asa nyamukandagira mu kibuga imikaka n'ubushongore bukimanukira kuri YouTube ati mfite amabuno, umugore utafite amazi namwe amacupa atatu. Uyu munsi iby'amazi n'indi bigiye bitandukanye Feredina arabifashe araterura adimba hasi abitesha agaciro. Twibaze koko ntushobora gusanga umugani wa Feredina yaravuye mu busambanyi bwe na Sandrine kugira wishakira umugore nka Pastor Mutesi, ariko undi we akaba cyumva ibi bijyanye n'ubusambanyi bakoraga akimwifuzaho. Erega hari inshuti tugira, inshuti zikabiza kutuzirika gusa. Inshuti zigahora zumva twaguma mu cyiciro kimwe, noneho wagira Imana wava muri cya cyiciro za nshuti mugashwana kandi zikumva ntizakurekura, zahora zikugarura muri cya cyiciro wavuyemo. Rero kuba Sandrine na Feredina barasambanye nta kosa ririmo, buri wese acyambaye umubiri yagwa mu cyaha. Ahubwo nyuma yo kumenya ko mwakoze icyaha mukeneye kwihana mugahindukira. Rero Feredina yarahindukiye ashaka umugore, ndanamushimiye ko atakomeje ngo asubire aho yahoze, ngakomeza samba. Yego. Akaba akeneye kwiyubakira urugo rwe. Imana imuhe umugisha. Ngaruka kuri mwene data uraha umukozi w'Imana Matayi. Inde Matayi murakoze cyane. Imana imuhe umugisha. Ndanamukunda cyane arabizi, ariko ndongera kumusaba iki kintu kimwe. Hori nkunda kubona urugo rubanye neza kuko ingo muri no minsi zabaye isosi. Shandarukunda noneho iyo biturutse ku mugabo bwo nkarukunda cyane. Erega buriya umugabo yabishatse yakubaka we, kimwe nk'uko yanabishatse yarusenya niyo wamuhanira umwana wo gupfarapfa. Ariko kuva Feredina afite gahunda yo kubaka, akongeraho ko yifitiye umugore we mwiza adashaka kubabaza. Nyiranshuti Sandrine, ndakwinginze uri umugore mwiza uteye neza w'igikara cyiza, ariko ntabwo ari we Feredina yaremewe.
kuko waramwumvishije ntiyahaguma. Yeah. kandi nyine utanga n'inyigisho nziza, urumva ujya gutanga inyigisho wowe uri metire muri byose, ariko ntiyahagumye kandi nta nubwo ari umuntu mubi. Ntabwo navuga ko Feredina yahemukiye Sandrine, kuko ibyo dukunze byose ntabwo ariko tubitunga, nta nubwo ibyo dukunze byose bivuze ngo biba ari ibyacu. Hari ibintu dukunda ariko bitaraturemewe. Rero buriya nk'uko mwabanye, niba mwaranabanye, niba navuga ko umwe yari iyundi simbizi, ariko ntiyari yakuremewe, yasanze uwo yari yaremewe. kandi nongera kukwibutsa ko uvuga ubutumwa bwiza, uhagarara ukavuga ngo Imana yavuze. Ntabwo Sandrine nawe ari mubi, hari igihe shitani ashuka umuntu. Birashoboka ko yaba yaranamushutse kugira ngo amwandagaze cyangwa agire gato amukozaho isoni, ariko haracyari ibyiringiro by'uko yagaruka, wagarukiraho ukareka Feredina kubaka urugo rwe, kuko ajya gusezerana na Mutesi basezeranye ko bazatandukanywa mu rugo. Wiba urupfu rero. Sandrine yiba urupfu hagati y'umubano wa Feredina na Pastor Mutesi. kuko buriya ngenda ahamya neza ko ruriya rugo rusenyutse Sandrine abigizemo uruhare. ubwo niwe rupfu. Urugo rwande ruriya mubyeyi nkunda mwiza Mutesi. Urugo rwa Mutesi na Feredina rusenyutse, ubwo urupfu yaba ari nde? Nyiranshuti. cyumva ko Sandrine waba ari we impamvu twabibonye, kandi buriya hari umugani bajya baca kwa kundi ntashatse kuvuga. Yego, kandi buriya reka nkubwire, abagabo muri iyi si, muri iyi si nyine, ntabwo mvuzemo wowe nturaba umugabo, ariko abagabo bari iyi si, ubwo ni umwana. Abagabo bari iyi si, ndahera mu byo muri Bibiliya, umuntu witwa Dawidi yagushijwe n'abagore, Salomo agushwa n'abagore. Bigeze kwa Samusoni yararwanye, ntiyatinya intare, ntiyatinya iki, agushwa n'umugore. Impamvu mbikubwira rero, buriya umugore mwabanye cyangwa mwakundanye aba azi kote febre yawe. buriya Sandrine kuriya atubwira akavuga ngo ubu nandikiye Feredina ahita nsubiza, ubumuhamagaye yahita aza, azi kote febre ye. ariko ndongera kumumenyesha ko atari uwe, ni umugore w'umugabo wishaka, ni umugabo w'umugore wishaka gusohoza ibyahanuwe bitubwira ko mu minsi y'imperuka abagore bazirundira ku mugabo umwe, wishaka kwa kugira uwa kabiri. Ibya kera ntibikibukwa, ibyo mwahozemo ntibikibukwa, ahubwo nk'uko yabigusabye, egera Imana wihane, nawe guhindurira amateka. Yego, amateka y'umuntu ajya ahinduka ahore, amateka y'umuntu ajya ahinduka. Sandrine Imana ikamukubita ibogari rirenze ririya yari yakunze, Imana ikamukubita umugabo urenze Feredina. Yes, Mutesi akubaka na Sandrine akubaka. Erega Imana ifite abagabo benshi, ntabwo umugabo yaremye ari Feredina wenyine. Amen. Yego, ahubwo ikibura ni ukwizera. Ukundi Imana yatumye ntiyakuyemo Feredina gusa. Wapi, abagabo barahari, nawe wamubera umugabo. Ajya mu kwizera aho kuguye. Nawe wamubera umugabo, nawe wagize. Gusa ndongera kugaruka, ubundi hari akantu njya nkunda kuvuga, abantu babashije kubana mu buriri baba baziranyeho byinshi. Nongera guhana message Feredina, ntabwo ari ngombwa ngo wandagaze umuntu mwabanye cyangwa muziranyeho byinshi, by'umwihariko umuntu baryamye. Yes, nibyo ndi kuvuga. Sandrine yarakosheje, ariko nawe Feredina wakosheje kumurenza, kuko ajya kukwandikira ntiyahuruje abantu, nawe ujya kumusubiza ntiwari guhuruza abantu. Nta nubwo byari ngombwa ko tubimenya, kuko ibyo byaha bajya kubikora ntitwari duhari. Ubundi hari ibyaha bikorerwa mu rwihisho, bitagomba kwihanirwa kuri kamera, bigomba kwihanirwa aho byabereye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo
mubikorera ahatabona ariko ngewe umunsi umwe nzabishyira ahagaragara. icyo gihe biba byarengereye ubuse n'Imana yabishyize ahagaragara cyangwa ni Feredina abishyize ahagaragara. Imana ashaka kugira ngo twereke uburaya bwa Feredina na Sandrine bakoraga hashize. Yes, aho Feredina ntigeze avuga uyu munsi uruvugo rwe nibwo rugaragaye ubwo Imana imwerekana uwo yari. ubwo uravuze ngo mubonye undi mu content creator se. Iyi Sandrine yaramaze kuzima none undi nawe aratse. Kubizi ko Sandrine yaraje aravuga ati Feredina twarabanye narindaya twarasambanye twagize gute. Feredina ntiyasubiza. N'undi nawe aje kwemeza ko muri kote zo kwigishiriza abamama, kwigisha abakobwa, kwigisha igitsina gore, undi nawe ahise abona ko bitagomba kubaho aragarutse. Icyamusembuye ndakizi. None se ko Sandrine yagiye mu kwigisha abamama akajya ababwira ibyo afite n'ibyo adafite, ubwo yamwandikiye kugira ngo azamwakurikire hamwereke yuko ibyo ari kuvuga byiyongereye. Amazi w'amazi. Hari ukuntu yaba yaratekereje akabona mbere byari bike akavuga ati reka nze nkwereke. Ubu ashobora kuba yariyongereye. Ntabwo ufite Egide ya Muhimpundu. Ko umukunzi wa Pastor Mutesi ukaba uri kuvuga umugabo we nabi ntabwo ufite. Oya njye nakubwiye ngo ikosa ntazakora no gucuruza umuntu, ariko hori nuza ukambwira ngo nitwa hori nzakuvuga ko uri hori nyine. Rero nuza ukambwira wasambanye nzamenya ko uri umusambanyi. Erega buriya nta muntu n'umwe udakora ibyaha, ariko impamvu tutabimenya abanyabyaha nuko baba batabishyize ku karubanda. Yego urabikora ukagira ngo ngize nawe ariko umunsi umwe nzabishyira, umunsi umwe nzabitondeka ku karubanda. umunsi umwe nibwo Imana yafashe gukira mucuka yandika message ahita yivugira ngo yarasambanaga, ariko namukunze yatuye neza. Ubu nyuma y'ibi nta rubanza ruhari. Eho ya nyuma ye nuzane rurahari. Nta ruhari kandi yatuye byose. Yatura ubusambanyi, yatura ubusomanyi, reka tuganire ahangaha Egide, reka tuganire koko. Reka tufate ko umugabo ni umutware we akaba n'umutwe w'urugo, umugore akaba umufasha mu rugo, ndetse umugore n'umutima w'urugo akaba na rumwe mu rubavu mu rwakuwe mu bagabo. Yego muri za mbavu zanyu zituzuye. Ubwo ruburamo nanjye Imana izari mu minsi iri imbere. Wowe ziracyuzuye. Oya ntabwo ruguzuye, urumva ruzuzura rwaje. Ntabwo nawe ari ahubwo izarukuramo. None se tega amatwi mbigusobanura. Urakara ko mu mara yanjye, urakabavu ko mu mbavu zanjye. Niwe Imana yamaye ngo uzuze imbavu zanjye. None se urumva rwanjye zanjye zuzuye. Nyine ugira Bibiliya. Ugira Bibiliya. Ese ibyo ko nya nta Adamu akiri umusore yari afite imbavu zuzuye. Imana ibonye ko akwiye gushaka umugore iramusinziriza imukuramo urubavu. Kitari yarurumukuyemo se akingana nkawe. Ubwo abasizi n'abantu mujya musiganuza muhindure iyo migani yanyu n'ibyo bintu mujya mu. Ntabwo Imana yigeze imubwira ngo imbavu zawe ziriyongereye, ahubwo yaramubwiye ngo imbavu zawe zivuyemo. Amen. Ubwo bivuze ngo nanjye Imana ni zawe ziracyuzuye. None urwara imbavu ntuzagire ikibazo uzaba ugiye kuvamo hasi. Ariko uyu muvandimwe aranyanga ase twapfuye ikigarafu. Ariko bari kukubwira, bari kukugira inama ko twajyaga tuba twinshi twapfuye iki umunsi. Nese urumva murakubwiye ngo Imana yakuyemo Adamu rubavu. Ngo nawe tegereza Imana izarugukuramo. Wowe urwavuyemo. Nanjye rwavuyemo ese ngiye urabona disingo. Umuvandimwe ko nta metubusi systeme ti Sandrine. Tekinike mbere ya Frederic na Sandrine usiko umuvandimwe nawe bimeze. Byashoboka. Hanyuma tugera tugana ku musozo Egide. Yego. Niki ushobora kubwira abantu bakunda ibiganiro mukora, by'umwihariko abantu bakunda ibiganiro bya Sandrine cyangwa abantu bakunda ibiganiro Sandrine akunda gutambutsa, by'umwihariko n'ubuhe butumwa uri buhe Feredina nk'umugabo? Igihe ngita kwimenya inda, wimenye inda w'ibyabaye bye, undi ajya avuga ngo umugabo ararimira akaripfana, ariko kuripfana byamunaniye. Nundi hari ibintu bajya bavuga ngo nta ntuza hose haranuka. Kuko tujya kumenya ari Sandrine wa mbere ajya guteshwa agaciro yaje yivuga ku mihanda. Ariko abamukunda nongera kubabwira ngo ntibamwange,
ni ubuzima bari gushaka. Buri wese ahamagarwa ukwe gutandukanye n'ukundi. Hari igihe yaba afite impano yo guhamagarwa yimena inda, ugasanga niko ashaka umugati, ariko ntibamwange. njye nta bindi nyuma yabyo njya mubonaho, simbizi, sinjya ngendana nawe cyane, ariko mbona nta bindi biri inyuma, ni ukwishakira amafaranga muri ruriya rwego. Nongera kubwira Feredina ibyo yakoze, ibyo bakoranye barabikoranye, kandi nta nubwo ari ngombwa ngo bazane ku karubanda buri munsi. Nongera kumwibutsa ko ari umugabo w'umugore wemewe n'amategeko, kandi umugore w'umukozi w'Imana. Rero navuga ngo nibatuze. Ariko nkeka umukozi w'Imana yashatse n'undi arayisenga, kandi nawe abonye umugabo nawe yavuga ko ari umugore w'umugabo w'umukozi w'Imana. Yego, nyine buri wese ni umukozi w'Imana ku rwe ruhande. Ntabwo ngewe sinjya njajinga umuntu, nanjye ibyo bavuga simbyemere. Muri aka kanya sinavuga Sandrine ngo ntakorera Imana cyangwa arayikorera, nta nubwo navuga ngo Mutesi ntakorera Imana cyangwa arayikorera. Twe tureba ibyo bavuga kuko ntitureba mu mitima yabo, ariko nk'uko biswa abagabura b'ibyiza nabo bakabyiyemerera, bakaba banavuga ngo iravuze. navuga ngo nibayubahishe iyo bavuga. Ntabwo ari ngombwa ngo niba umuntu aguhemukiye nawe ugaruke kumuhemukira, ntabwo iriya mesaje yari ngombwa ku karubanda. Yego, none se ubundi ubwo umuntu akubwiye ngo wagicucuye nawe ukamusubiza ngo uri ikindi, umusazi nyine. Mwese mubaye abasazi, tutabeshyanye tubwizanyije ukuri. Uyu mugabo wavuze ngo yarakijijwe, ngo yarahindutse, you think so ko yahindutse, cyangwa nawe ashobora kuba n'ubundi ari rwa rundi ruri muri yanga? Impamvu nshobora kwemera ko yahindutse rero, uruhande rumwe nabyemera ko yahindutse, kuko hari ibintu umuntu agera hakanga agasuzuguro. Hori nk'ubu nshobora kugutuka rimwe ukandeba ukanyihorera, mvuze kugutuka n'urugero hanze. Oya, hari igihe wakiza ukanyihorera, ariko byaba kabiri gatatu ukabirambirwa, ukaba wahagarara hariya ukansubiza ukampa agasopo. Buriya njye nkunda kuvuga ngo ntitukajajinga umuntu ngo turebe ngo kuriya ahise asakuza. Njya mvuga ngo buri muntu niwe umenya umutwaro yikoreye uburemere bwawo. Buriya Feredina niwe waruzi uburemere bwa mesaje za Sandrine aho zimugeze kugira ngo azizane ku karubanda, niwe ubizi. Ariko nanone nkongera kumwibutsa ko umugabo ni uwo kubahwa. Nta mpamvu yo kugira ngo umugore azane ubujajwa ku muhanda, nawe mugabo uzane ubujajwa ku muhanda. Ubwo bumesaje burekeraho, umuboroke, nimero yose aguhamagaje uyiboroke, wiyubakira urugo na madamu wawe mwiza. Hanyuma reka niganiriye kuri kano kantu gato nk'iminota byibuza hagati y'10 na 15 cyangwa 5 aho ngaho. Ubwo iyo bitwara abantu bayihanganira, reka dufate ko uyu munsi wenda mu rugero ngiye gutanga niwe turi kumwe uracyari umukobwa, hari umuboyfriend wenda mwakundanyeho, wenda mukagira ibyo mukora bitewe n'uburyo umubiri w'abasore n'abakobwa burangira ryana, mukagira uko mwigenza rimwe kabiri, wenda ukagira chance ntukuremo inda, cyangwa se kudakuramo inda, ndi kuvuga kutayigutera, apana gukuramo inda nawe ari kubyumva, mukabikora mukabikorera wenda ibyo bikorwa wenda by'urukundo rwanyu, ariko ntihaze kuvamo igikorwa wenda cyo kuvuga ngo umwe yateye undi inda, byagenze gutya na gutya, ariko mwayikundaniraga. Ikaza kugera igihe uwo musore cyangwa se wowe ubwawe ukaza kurekana nk'urugero, ukaza kubona umugabo ukubaka, hanyuma wamara kubaka uyu mukobwa cyangwa se uyu musore mwajyaga muryamana ahashize, bitewe n'ibihe byiza mwagiye mugirana utagirira muri rwa rugo washatse. Kurabizi ko abagore benshi ngo hari abatabona iyo gahunda neza, ndetse hari n'ababa wenda babikora bakabikorerwa nabi. Okay, reka ndavuga impande zose. Okay, yaba bakorana rw'abagabo n'abagore bikagenda gutyo. Wenda dufate urugero, uyu musore wenda ntarashaka, we aracyari umusore, yakiberera muri ya geto ye, ajya kujya kumusura mugakora ibikorwa by'urukundo. Aramutse aguhamagaye akubwira ngo ese bimeze bite, abizi ko buri abantu bakundanye guhana umwanya ni ibintu biri izi cyangwa se biri toto cyane,
ushobora kuba ibyo bikorwa by'urukundo utabonera mu rugo rwawe ushobora kuba wajya kubireba ahandi cyangwa wakihangana ukabyiruka. Ibyo ni ibikorwa by'abapfapfa kuko ndatekereza ujya gufata umwanzuro wo gushinga urugo wirengagije byose, wemeye ko nusanga uwo mugabo akora ibyo bigushimisha uzabyakira, nusanga atabikora uzabyakira, wemeye ko n'uwo mugore uko nguko ari uko nyine. Rero ndatekereza ko kongera guha umwanya wa muntu ahubwo uba warangije gusenya, kuko njye ndabizi ko mwakundanye, hanyuma ninongera kubona mucatinga uzambwira ko muri gupanga izihe bizinesi, icyo gihe barangije gusenya. Mboneraho no kubwira abantu bakivugana n'aba egise babo, aho ngaho urugo uri kurugeza ku musozo warwo. Niba warubatse ubaka wishimira urwo rugo kuko wasezeranye ko mu bibi no mu byiza uzarubamo. Yego, ureke ukiri mu busiribateri bwabugumemo, niba byarananze umwifuriza andi mahirwe, ariko ugumemo byawe. Aha hanze dufite abagore cyangwa se abamama batabana n'abagabo, ariko uko batubatse ari uko ingo zabananiye, akaba afite wenda nk'umuntu bakundanaga cyangwa se nk'umugabo bari inshuti. Yego, cyangwa se reka ntanga urugero, wenda ufite nk'umusore wari inshuti yawe. urugero wanze ko ndugutanga. Njye kugutanga urugero? Sorry. Nawe uraza kuruntangaho nta kibazo. Hanyuma uyu musore uyu mumama bikaza kugeraho urugo rumunanira, agagenda agasubira kuba wenda akaba umuntu wibana mu buzima bwo hanze. Yemerewe kuba uyu musore bakundanaga mbere yaza bakongera bagateretana bakagira ibyo bajya bakora, cyangwa yarindira kugeza igihe umugabo azagarukira? Byaterwa. Hari igihe uba ubona hari abantu bava mu ngo zabo babizi neza ko bitazongera kubaho, hari n'abavamo babona ari nko kujya kuruhuka. Yego, babona ari nko kujya kuruhuka, babona ayo mahirwe azabaho bikongera bikabaho. Ariko umuntu ubona bitazongera kubaho, njye ubundi njya nkunda kuvuga ngo hari ibintu dufata atari ibyacu. Yego, hari igihe uwo musore waba usize ukongera ugasanga yaba ari we wawe, ugarutse ukabona aragushaka cyangwa arakwemera akabona mwabikomeza atari ukwiriraho, ntakubwira ngo ahedi. Ndagushimiye. Reka mbashimire twese twabanye mu kiganiro cyanjye, mbabwire ngo nariho ari nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngira umugisha wo kubana na Egidia Muhimpundu mu nkuru zanjye n'ibiganiro. Abantu banyukiye ku channel ya Egidia bakanda subscribe, bajye no kuri channel ya Claudina kuri Yesu ari ku ngoma, bakandeho subscribe. Emi isaha yawe bakandeho Slim Jesus ukuri nyako Intoranwa TV. Mbabwire ngo ibiganiro byacu ni akagaruka nk'ibisanzwe, twari muri weekend ariko twije mu